tipe baramusetse bati kuramukunda? Umukobwa ati yego ndagukunda kandi ururabo rwakire. Gudisi umutipe yafashe ururabo ararureba ari gutegereza, ubona ko nyine bimurenze, waga ku mutima ubona ko nyine afetse uyu mukobwa. Abandi batipe bamwe baramureba cyane ati kakakubwa kabese gutya, ndebera ukuntu gasa mu maso, ndebera ukuntu kaba kigize. Umutipe ati none se urisiriye nise gucyuzanya ururabo? Rero Gudisi bamureba ubona ko bamuciye amazi. Butse kuri subscribe n'utarayikora, ndetse nabikoze ndagushimiye. Imana ikurinde kandi Imana iguha umugisha. Gudisi umutipe yamuhaye ikigeragezo ati ese wampanagurira inkweto kugira ngo ndebe niba unkunda. Gudisi ubona ko n'abatipe bamufetse bamusuzuguye. Gudisi umukobwa yavuze ati nta kibazo njye ndagukunda, zana nkwereke ikirani cyenge cyawe ku ivi ryanjye urebe ko naruhanagura. Gudisi umukobwa yatangiye guhanagura urukweto rw'umutipe. Ukeneye izindi nkuru waganca n'abacu yindi yitwa Vazi Media ukabona izindi nkuru tubagezaho. Gudisi bahise bagenda muri umutipe mwe muri abandi batatu yaragiye atangira gufotora nkuko mubibonye. Gudisi umukobwa amaze guhanagura ambwira ati narangije. Abatipe bati okay nta kibazo ngaho ugenda tuzabonane. Gudisi niko bamusezeye fotora. Wa mukobwa nawe aba yaje mukuza arahagarara ari kubitegereza, bahita bamuhamagara ati ngwino hano sibyo se? Ati ngwino. Baramuhamagaye Disi, umukobwa aza yishimye asasatira abatipe, ubona ko Disi yishobwa baramubabaza. Umukobwa aramubabaza barangije baramwirukana ati mva imbere genda. Disi umukobwa agahinda kenshi yasagira agahinda kenshi arigendera. Atwe kundi munsi wa mutipe yakunze yarari ahantu mu rugo baramuhamagara umva se ati ngwino umbwire man hano nabonye agakobwa karanagukeneye cyane kagukunda atuguza n'ururabo urumuzanire. Gudisi batwereka umukobwa bamuhamagariye, umukobwa mwiza cyane uko muri kumubona dore nta nahurira na wa wundi ntaho bahuriye. Ubwo Disi umukobwa yaciye aho ngaho ategereje umutipe ngashaka. Gudisi uko yategereje batwereka wa mutipe bidatinze ese zana ururabo kazanira wa mukobwa. Wa wundi wa mbere yaramwanze ariko ngarashaka umwiza cyane, ngashaka umukobwa mwiza yaha ururabo ngo arabe ngo barakundana. Gudisi akwereka umukobwa yaje amureba yicariye avuga ati mbega umutipe hakubona ko nyine ntabwo yishimye ariko yicariye avuga ati ariko rero ngwino tuganire. Umutipe yamutegereje ati wana mbega umukobwa mwiza w'icyuki. Umutipe yaje amusatira amuzaniye ururabo avuga ati ngiye ubu bici nka buriya bw'ibikara buza bunshakaho iki hano harakobwa bisa cyane ameze batya. Gudisi raje aramusuhuza, umukobwa amusuhuza atanabishaka, ubona ko nyine ari kumusuhuza atabishaka. Umutipe ati ururabo ni urwawe nyoweho ndozaniye kandi ndagukunda cyane. Gudisi umukobwa yari kwitegereje ati ninjye uruzaniye se koko risiriye koko utabeshye ni urwanjye. Disi ukamureba ariko umureba n'indoro, ubona ko Disi aramusekera ariko amusekera nyine ubona ko nyine sinzi nawe sinzi uko muri kwibona arimo aramusekera ariko nyine amubwira ati okay nta kibazo. Disi bayicaye baraganira, batangiye kuganira. Umutipe ati ngewe rero nyikubona bwa mbere nagukunze byahebye kajya se bahuriye kabwa mbere bahuye. Rero n'aba batipe ukuntu basigaye babeshya abakobwa. Disi umukobwa yategereje rwa rurabo hakwitegereza arangije. Mbega bwa mbere yari yisize ibintu by'ibirangi kugira ngo arebe koko ni mutipe azamukunda. Atangira kumwibutsa atuyibuka wa munsi nza ukampanagurisha inkweto, buranyuka wa munsi umera amazi kuri telefone umbeshya ngo video ninjye wayifashe. Ubwo Disi mutipe yatangiye kubyibuka byose abikurura. Umukobwa ati umva ujye ukunda abantu utitaye kuko basa, uranyumva neza, ninjye wa mukobwa naje kukureho ngira ngo ndebe niba wankunda nihinduye mubi, none ninjye Imana ngiye kuki nakoze biriya bintu. Umukobwa musasa gutya mwiza gutya. Kugeza umutipe yajugunye ururabo hasi, ubona ko nyine mubabaje. Nagasoje inkuru yacu nuzo nakagaruka. Imana ibarinde cyane, turabakunda.